Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije imigisha ituruka ku Mana, tubifurije ukuboko kwiza kw'Imana kwe ku buzima bwanyu. Turi kuwa gatatu itariki 7 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026. Ni umunsi wa 7 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 441. Muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Tuyogana ku ijambo umunsi rivuga ngo Uwiteka niwe uzarurwana. Uwiteka niwe uzarurwana. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17:39 aravuga ngo Dawidi ahera ko yambara inkota ye ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati, simbasha kujyana ibi kuko nayimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, ahera ko asingira inkota arayitwaza, yitoraniriza amabuye ye 5 mu kagezi, ayishyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuheto mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Ni ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe uzarurwana. Uyu ni Dawidi ageze ahantu Goliyati yari amaze iminsi aheza ku nkeke Abayisiraheli, ubwoko bwabo. Dawidi avuye mu ntama. Wenda ntabwo twavuga amateka menshi cyane uburyo yaje akabaza tuzica uriya bizagenda bite, nibirebire cyane izi nkuru twazisoma, ariko iminota yacu ntiyatwemerera. Ngo bangize bamujyana kwa Sawuli. Sawuli amubaza ati, wishingikirije iki umusore nkawe uvuye mu ntama mu ishyamba yo guka uvuga ngo ugiye kurwana Goliyati? Aravuga ati, umugaragu wawe ngewe nkiba mu ishyamba iyi ntare do byazaga nabitanyaguzaga. Aravuga ati, Umufilisitiya utarakebwe ntabwo yakanga ubwoko bw'Imana. Aravuga ati, ndaje nkemure ikibazo, twihute. Hanyuma ngo Dawidi yambara inkota ye ku myambaro ye, agerageza kugenda nk'uko abantu bajya ku rugamba bose, ngo yumva ntibivamo. Ariko abwira Sawuli ati, simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi ngo ahita abyiyambura, arangije ahita asingira inkoni kuko ariyo yamenyereye, arayitwaza, aramanuka afata amabuye ngo 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba. Hanyuma ubundi Dawidi aragenda. Nyumvira ibikoresho agiye kurwanisha. Uwiteka niwe uzarurwana. Imana ni Imana itangaje. Imana iri kumwe natwe, turwana mu buryo budasanzwe kuko si twe turwana, Imana ni irwana. Haleluya, haleluya. Imana iri kumwe n'umuntu, kuko Imana ari irwana. Umuntu ntarwanisha ibirwanishe nk'ibyo abantu basanzwe bamenyereye, kuko Imana irwana nk'Imana. None se ni gute wambwira ngo umuntu aragiye afashe amabuye, umuntu aragiye afashe umukatuzo cyangwa se umuhumetso, umuntu aragiye atoraguye amabuye, abandi bafite imiheto, bafite intwaro zo kurwanisha, ukambwira umuntu agiye kurwana n'umuntu? Reka mbabwire ngo Uwiteka niwe uzarurwana. Urwo rugamba ufite uri kwibaza ngo uzarurwana gute, uri kwitabaza abantu, uri kwitabaza imbaraga zidasanzwe, urahangayitse wibaza ngo nzarurwana gute, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka niwe uzarurwana. Reka nkubwire, Imana izabana nawe, kandi uyu uzabigenza uburyo bizagenda ntubizi. Icyo kora, tinyuka, senga Imana, uyibaza inzira, icyo Imana izakuyobora uzagikore. Ariko nkubwire ngo si wowe uzarurwana, Uwiteka niwe uzarurwana. Dawidi yaragiye anesha Goliyati, abantu bose baratangara, ariko si we wanesheje Goliyati, ahubwo Imana yakoreye muri Dawidi. Hanyuma Goliyati araneshwa. Imana izabana nawe. Goliyati uguhagaze imbere, imigambi izaburizwamo. Goliyati yaba ari inzara, Goliyati yaba ari ubukene, Goliyati byaba ari ubushomeri, Goliyati baba ari abakurwanya, Goliyati rwaba ari urugamba urwo ari rwose rugahagurukiye mu buryo urubona nawe, urwo rugamba ubona imbere yawe rwite Goliyati. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka niwe uzarurwana. Imana iguhe. Ndagushimiye ko wemeye kurwanira mwene data, kandi urugamba afite imbere ukaba umweretse neza yawe. Mu izina rya Yesu habwa icyubahiro.